ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza kuri wowe gukurikira GB Impact. Iyi nkuru nziza yakomeje kugenda ishimisha abanyarwanda benshi cyane. Ikingeneye Ruga wahiye mu maso mu by'ukuri kuri uyu munsi n'umukunzi we baguze umuzinga w'inzu wa miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Byakomeje kugenda bishimisha abanyarwanda benshi cyane, mu by'ukuri bakomeje kugenda barashimira uyu musore wakomeje kugenda ukunda ikingeneye Ruga, mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragaza ko yakomeje kwangwa na benshi, mu by'ukuri no mu muryango we yakomeje kugenda bamwanga, ariko kuri uyu munsi yagumye ku isezerano ry'Imana ikaba imiteturuye ikabimuhaye inzu ya miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Birumvikana ko we n'umukunzi we bagiye kuba bamera neza kugeza kuri aka kanya. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mwumva amakuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ikingeneye Ruga, mu by'ukuri wakomeje kugenda unagira inama abangavu b'abakobwa bo mu Rwanda, akomeza kugenda abwira buri munyarwanda wese n'undi muntu wese mu by'ukuri ko atagomba kuba yakirata ko ubuzima buhinduka mu kanya gato, mu by'ukuri ko kandi abantu bose mu Rwanda bagomba kuba bakizera Imana, kuko Imana ariyo itanga ubuzima. Iyamukuye kure cyane aho avuye, mu by'ukuri yarazi ko atazigera abona umugabo, none mu by'ukuri hagiye kuba hategurwa ubukwe bw'agatangaza. Bigiye kuba byakumvikana ko akingeneye Ruga agiye kuba yarongorwa nk'abandi bakobwa. Yakomeje kugenda agaragaza ko mu by'ukuri umuryango wakomeje kugenda unamwinuba ukamwanga, ngo abashyitsi baza no kuba babasura mu by'ukuri ngo bakahita bajya kumisha mu cyumba. Byakomeje kugenda bibasha benshi mu Banyarwanda, benshi bakomeje kugenda bagaragaza agahinda n'amarira bakimara kumva mu by'ukuri agahinda ikingeneye Ruga yakomeje kugenda agaragaza, avuga ko iwabo mu rugo iyo bazaga kubasura abashyitsi bahitaga bamufata bakamuhisha bakamujyana mu kindi cyumba, mu by'ukuri bakamukingirana kugira ngo abantu bataza kuba banamubura. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ikingeneye Ruga yahiye akiri umwana, ariko byumvikana ko yajyanwe mu bitaro. Nyuma yo kuva mu bitaro mu by'ukuri aza kuba yagaruka muri sosiyete. Byumvikana ko ikingeneye Ruga yaje kuba yanakomeza amashuri, ariko yarahiye mu maso. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ku myaka 7 gusa yaramaze kuba yasharirwa n'ubuzima, amaze kuba yashya isura yose. Birumvikana ko mu by'ukuri no ku rutugu hahiye, ariko ndagira ngo mu by'ukuri uyu munsi Imana imukoreye amateka mu by'ukuri azapfa atibagiwe. Imana yamuhaye umusore mwiza cyane, ni umusore w'igikura nkota, ni umusore ubona nawe mu by'ukuri ukabona ko nyine ari umwe mu basore beza u Rwanda rwari rufite, ariko ahitamo ikingeneye Ruga mu by'ukuri umukobwa. Abasore benshi mu Rwanda bakomeza kugenda burya amafaranga ye bakamubeshya ko bazanabana, ariko bakaba mu by'ukuri bamushuka. Ikingeneye Ruga mu by'ukuri yari amaze kuba yakeba, akomeza kugenda asenga Imana, none Imana iramusubije. Navuga ko ari inkuru nziza yumvikanye mu Banyarwanda benshi cyane, bakomeje kugenda babyishimira nyuma kumva ko mu by'ukuri ikingeneye Ruga agiye kuba yarongorwa cyangwa se agakora ubukwe. Ni ikintu cyiza cyane cyakomeje kugenda gishimisha abaturarwanda muri rusange. Ndagira ngo ni inkuru nziza, Imana ibakubise inzu ya miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Byakomeje kugenda bishimisha abaturarwanda benshi cyane, ni inkuru ishimishije ku bakunzi ba ikingeneye Ruga n'umukunzi we. Mwakomeje kugenda bagaragariza urukundo kuri uyu munsi. Mu by'ukuri Imana naho itakura umuntu naho itakugeza, icyo usabwa ni ukuyumvira, ibindi mu by'ukuri bikaba byanakizana. Nk'uko rero ikingeneye Ruga yatunguye abanyarwanda benshi cyane. Uyu mukobwa ndagira ngo abanyarwanda benshi cyane batunguwe nyuma yo kumubona kuri social media, akomeza kugenda agira urubyiruko rw'abakobwa inama, arubwira ko rutagomba kwirara cyangwa se rwirate, rugomba gukorana umuhate. Nyuma yo mu by'ukuri haje kuba hagaragazwa amafoto n'amavideo yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ikingeneye Ruga n'umukunzi we kumwambika impeta. Ni ibintu byatunguye benshi mu Banyarwanda, mu by'ukuri byabatunguye kugeza kuri aka kanya. N'umuryango wa ikingeneye Ruga wakomeje kugenda utungurwa, wari uzi ko uyu mukobwa atazigera abona umugabo. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, uyu musore yavuze ko akunda ikingeneye Ruga kurusha nuko akunda ubuzima bwe, kubera ko mu by'ukuri ngo akimara kuba yanamubona akabona umutima mwiza afite, akabona mu by'ukuri ni umukobwa ubaha kandi wicisha bugufi, avuga ko agomba kuzamubera umugore uzamurerera abana. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ndagira ngo mu by'ukuri murabona ko ikingeneye Ruga ntacyo yarabaye, yari umukobwa nk'abandi, kandi yari kuba ari n'umukobwa mwiza iyo ataza kuba yashya mu maso. Nivuga ngo yari kuba ari umukobwa mwiza, nimuze kuba mwanyumva nabi, ndabize Abanyarwanda mwumva nabi cyane, ariko rero Ruga mu by'ukuri n'ubundi ni mwiza, ni umukobwa w'umunyarwanda, ni umwari ugaragara neza mu by'ukuri, ariko rero afite inenge yo mu kuba nyine yarahiye mu maso. Abasore benshi cyane bakomeza kugenda mukereza, bagakomeza kugenda nyine donc bamubeshya ko bazakora ubukwe, nyuma bakamurya amafaranga ye, bakaba mu by'ukuri bakanga nyine kuba babanana akingeneye Ruga. Ariko kuri uyu munsi Imana ibukubise umusore mwiza, umusore mu by'ukuri ugaragara neza cyane w'umunyamurenge, akaba agiye kuba yakora mariage na ikingeneye Ruga. Mu by'ukuri ukabona ko ari ibintu byiza byakomeje kugenda bishimisha abaturarwanda benshi cyane. Baravuga ko uyu mwana w'umuhungu bakomeje kugenda bamusabira umugisha ku Mana, bavuga ko mu by'ukuri
yemeye gukunda ikingene uruga atamukurikiyeho amafaranga, atamukurikiye ibindi byose, mu by'ukuri amukurikiyeho ko yamaze nyine kuba yamuhitamo. Kuri uyu munsi rero mu by'ukuri ababyeyi b'Abanyarwanda bakomeza kugenda bafata iry'iburyo, mu by'ukuri aba bana bombi bagiye kuba barushinga. Byumvikana ko bamaze kuba baterwa n'inkunga n'abadiaspora baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba babahaye miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda, bakababwira ko mu by'ukuri bagomba kuba bahita banaguramo inzu yubatse nziza cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri ni inzu nziza cyane, muri kuyibona ni inzu ifite makiyaje zose, ni inzu ubona ko nyine ifite parking, ni inzu mu by'ukuri nziza, navuga ko igezwe mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu munsi mu by'ukuri ikinyereye uruga amaze kuba yagaragaza ko bamaze kuba bagura inzu, bakirangiza gukora ubukwe. Ni inzu ubona ko nyine bazahita bimukiramo mu by'ukuri, bakaza kuba batangira ubuzima bwabo bushya. Benshi mu Banyarwanda bakomeje kugenda basabira umugisha iyi couple, cyangwa se mu by'ukuri aba bana bemeye kuba bashyigikirana mu rukundo, ndetse kandi bakaba bagiye gutera intambwe ikomeye cyane. Ndagira ngo nyuma y'iminsi 2 ishize akingeneye uruga yambitswe impeta, mu by'ukuri bigaragaza ko mutangara izuba riva. Benshi mu baturarwanda bakomeje kugenda bishimira umwana muhungu wakomeje kugera mu by'ukuri ukunda ikingeneye uruga, umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa mu by'ukuri udafite icyo atwaye, nubwo abasore bakomeza kugenda nyine bamukeresha. Donc ubundi n'abakobwa bazima abasore barababeshya, ntabwo mu by'ukuri uyu nguyu nyine ufite akanenge babura kuba banamubeshya. Ariko kuri uyu munsi byumvikanye ko Imana yamuteturiye imukubita umwana w'umuhungu mwiza, ni umusore ubona ko mu by'ukuri nawe ushinguye w'umunyamurenge, ni umusore ugiye kuba wakora mariage na ikingeneye uruga, ukabona ko bamaze kuba banagura inzu. Ni ibintu byiza cyane rero mw'Abanyarwanda mwe, ari mpamvu mu by'ukuri ikingeneye uruga yakomeje kugenda avuga ko abakobwa bo mu Rwanda ikintu bagomba gukora ni ugupfukama hasi bagasenga Imana, bakirinda ibishuko byose mu by'ukuri byabateranye n'Imana, kubera ko burya Imana niyo itanga urugo ruzima, ni nayo mu by'ukuri itanga ibyo tuba twifuza byose. Rero mu by'ukuri yaboneho kubwira abantu bose muri rusange ko bagomba kujya bararekera Imana, ntibakararikire abana b'abantu, dore ko byakomeje kugenda bigaragazwa ko kuri aka kanya mu by'ukuri umuryango wa ikingeneye uruga ukomeje kugenda umwinuba, kugeza naho abashyitsi bazaga kubasura bagahita mufata bakamukingirana mu nzu. Wumva ko nyine mu by'ukuri n'umukobwa akomeza kugenda agaragaza ko yari afite ishavu n'agahinda, nuko abasore bakomeza kugenda bamubenga benshi cyane bakamwanga. Ariko urabona ko mu by'ukuri Imana imuteturiye, ibasha kuba yamukubita umuhungu mwiza cyane, ni umuhungu ushinguye w'umunyamurenge, ni umuhungu mu by'ukuri bashobora no kuzabana bagasazana, kuko urabona uyu muhungu agaragariza urukundo ikingeneye uruga, avuga ko amukunda bidasanzwe. Navuze ko rero mu by'ukuri ibintu bidasanzwe Imana yabikoze, ni Imana mu by'ukuri ikomeye, ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Mu by'ukuri Imana yakoze ibi bintu, ubona ko ari ibintu ikingeneye uruga atari yiteze, kubera ko yajyaga mu rukundo abasore nyine bakamubeshya, bakamurya amafaranga ye gusa, abo mu by'ukuri bakajya banamutuka bakamukatira nabi cyane. Ariko ikingeneye uruga yagiye arasimba mu rusengero ashima Imana, avuga ko mu by'ukuri Imana imukuye ku gasozi k'igisuzuguriro, ikoze igitangaza gikomeye cyane nk'uko yakomeje kugenda abigaragaza. Ndagira ngo mu by'ukuri ikingeneye uruga kugeza kuri aka kanya yambitswe impeta, ndetse kandi bamaze kuba banagura inzu ya miliyoni 50 mu karere ka Gasabo. Birumvikana ko ari inzu nziza mu by'ukuri, ubona ko ifite ibyangombwa byose. Bakirangiza gukora ubukwe, dore ng'inzu bazahita batahamo. Ng'inkuru nziza yakomeje kugenda yumvikana ku Banyarwanda benshi cyane bakomeje kugenda bakunda iyi couple mu Rwanda. Ndavuga ko ari imwe muri couple zikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubona ko mu by'ukuri abaturarwanda benshi cyane bafatiye iry'uburyo by'umwihariko ababyeyi basengera urugo rw'umwana n'umukobwa, mu by'ukuri bavuga ko Imana igomba kuba yamuba hafi, kubera ko nuza kura mu by'ukuri uyu mwana w'umusore akomeje kugenda avuga ko akunda ikingeneye uruga bidasanzwe. Yakomeje kugenda abwira abaturarwanda mu by'ukuri abizeza ko ikingeneye uruga agomba kuzamuba hafi, akajya amuberaho mu by'ukuri ababyeyi be batabaye, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa na ikingeneye uruga. Yakomeje kugenda agaragaza ko afite intimba n'agahinda mu mutima we, avuga ko bazaga kubasura iwabo mu rugo, mu by'ukuri iwabo bakahita bamukingirana mu cyumba kugira ngo abashyitsi ntibabashe kuba banamubona, bitewe n'uko nyine mu by'ukuri yagaragazaga imiterere idasanzwe mu maso.